Hello my friend, welcome Steve Sport. Welcome this channel. Murakaza neza kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel. Iyi ni ya channel ibagezaho amakuru agiye atandukanye. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe business ushobora gutangira igusaba ibishoro bikeya cyane. Urasaba gukina iyi business maze nawe ubashe kuba watera imbere ukidagadurana n'abandi mu gihe wayikurikiranye neza cyane. Icyo usabwa, kurikira iyi video kuva ku musozo, kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Niba uri mushyashya akaba aribwo ugitungukira kuri no channel, ibuka gukanda subscribe, ukore kukazogera kandi ukande like, uzajya ubona video zacu mu bambere. Uri umunyamahirwe. Iyi video wibuke kuyisharinga muri WhatsApp kugira ngo bagenzi bawe nabo babimenye, bamenye business watangira wowe munyeshuri urakaza neza. Ndabizi iyi business ni ingenzi, niyo wari ukeneye kuva ku ntangiriro kugera itanze product, itanze umusaruro, utangiye unasangiza n'abandi, uhereye kuri small profit, uhereye ku gishoro gitoya, niyo mpamvu rero usaba gukurikirana iyi video kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Itonde ukurikire akantu ukandi, ntihagire akantu kagutambukaho. Nk'ibisanzwe cyane cyane abanyeshuri muba mufite ibintu byinshi cyane byo gukora, ariko mukibaza aho mwakura amafaranga. Muri iki gihe ibintu byinshi cyane biba bikenewe mwo amafaranga, ariko se ukibaza ukicara ukavuga ati ko nshoje kwiga, ese ko ndi ku ishuri nkaba nkeneye kugura iki n'iki, nkaba nkeneye kugura uniform, nkaba nkeneye gusayidira ababyeyi, kuba nabafasha mu bijyanye no kwibonera kaminirivare. Buri kantu kose ntabwo ari ngombwa ngo ukake umubyeyi. Turi kujyana rero, akenshi cyane ukibaza ukavuga ati hari ibyo nabafasha. Buriya nuko wowe ushobora ureba ukavuga ati njye byose barabimpa nta kibazo, ariko gerageza, hari ibyo ubona wagakwiye kwaka umubyeyi, hari n'ibyo ubona utagakwiye kwaka umubyeyi. Cyane cyane ndashimira abana tugenda duhura bato tugahora mu masoko agiye atandukanye. Barahari nawe nujya mu isoko uzajya ubabona feste bagiye kureba agatungo bateranira ari babiri, ari batatu, cyangwa se akajya kukirebera uwumwe. Ibyo nabyo birashoboka. Rero wowe munyeshuri, wowe uri kwiga, wowe ushoje, hari business naguteguriye. Urimo urabona kuri ino screen yawe, urimo urahabona umumemba ufite agakupu gatoya mu ntoki arimo arakerekana. Kuri iyi foto iri mu kazeru urimo urahabona abanyeshuri benshi cyane bafite umushinga wo korora inkoko. Urabona izi ni inkoko, kaze ndakwereka kuri screen ndende bigaragara neza uko zingana. Ni inkoko nini cyane urimo urazibona. Batangiye umushinga w'inkoko, bazigura ari dutoya cyane, ariko urabona aho zigeze n'iz'amoko agiye atandukanye. Urabona aho zigeze, bazitangiye zikiri ntoya cyane. Batangira nyine, urabona yari ntoya, usanga nk'umushwi uri kugura 5,000, ntabwo ukirenza 5,000. ushobora kuba utabona ahantu uzikura muri ibi bihe, ariko uze guhamagara iyi nimero uri buze kugaragara hano kuri screen, ndi buze kwibereka bigaragara neza cyane.
uze iyi nimero kuyifata uyihamagare, bakugezaho inkoko cyangwa se wowe ukigerera kuri lisiteri ukarobanuramo itorero ushaka. Nibyo koko, niba ugeze kuri uno munota ibuka gukanda subscribe, ukanda like, hano sharinge iyi video igere ku bandi banyeshuri, igere kuri bagenzi bawe, wikihererana iyi business. Nk'ibisanzwe mubwiye yuko inkoko imwe ari 25 ariko ni ntoya cyane. Wowe niba uri umunyeshuri ushobora kuba wabona 2, 3 cyangwa izirengejeho, ariko witonde, business zigusaba kugira icyo wigoma. Niba uri ahantu udashobora kuziragira cyangwa se ngo uzirekure, ariko hari ntabwo aba ari ngombwa kuzirekura hanze, bisaba kuba wanazirekura ukazihagararira. Icyo gihe biragusaba igihesi cyangwa icyo twita isondore y'inkoko, ibyo kurya y'inkoko. Icyo gihe rero urasabwa amafaranga yo kugenda ubyorohera. Nubona rero birimo bikugora, za nimero ngizi hano muzandike, muzishyiremo, muzihamagare zibafashe. Nubona birimo bikugora, fata inkoko zigerereye, fata inkoko 2 cyangwa inkoko 1. Uko bisa kose ntiwayiburira ibyo kurya mu rugo, kandi ukayicungira umutekano uhagije. Igihe gitoya iraguha umusaruro, ndabizi uzanshimira nyuma. Urabona iyi mishwi ni mitoya cyane, ariko iyo batanga iba yegeyeho hejuru yaho ho gakeya cyane. Rero wowe hamagara iyi nimero, ubundi bufasha burambuye cyangwa se ushaka kuba wadusangiza ibitekerezo byawe utwandikire muri comment. Niyo mpamvu rero imba maze video nk'iyi gushishikariza kubwira ati tangira business igusaba igishoro gitoya, bitagusabye amafaranga menshi cyane, ku buryo nawe uri kwiga wakibona muri no business yacu. Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba wifuza yuko twakomeza dukora research mu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, n'uburyo ki wava ku nkoko imwe ukagera ku nkoko 100, cyangwa se nawe ukaba umuproducer utanga umusaruro, nakurangira aho wakura mashine yabigufashamo, maze nawe ugatangira guturaga inkoko uhera ku mishwi 200 usubiza hejuru, aho ngaho ukagura iyo mashine ibigufashamo. Iyo link y'iyo video uri buze kureba hano muri comment, urebe iyo video maze wibuke kuyisangiza. Ndabashimiye mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro kugera kuri uno munota wa nyuma. Ndabakunda, mukande subscribe, mukore kunzogera kugira ngo uzabone video zacu ubutaha.